umugaragu yaragiye abwira Biteye umugore wa Nabali, aramubwira ngo nuko none ubimenye utekereza icyo uri bukore, kuko bamaramaje kugirira nabi databuja n'urugo rwe rwose. Erega umuntu w'ikigoryi nk'uwo ntawagira icyo avugana nawe. Uwo ni umugaragu we wavugaga, turaza kubigarukaho. Ku murongo wa 22 birongera biragaruka. Dawidi noneho niwe ubyivuye. Ibi byavuzwe n'umugaragu, Dawidi niwe yitangiye ubuhamya aravuga ngo nukuri nari 21 narindiye ubusa iby'icyo kigabo byose cyari gifite mu butayu, ntihagira ikintu cyose cyo mu bintu bye bizimira. Namugiriye ibyiza none anyituye ibibi. Niburinda gucya hari umuhungu n'umwe musigiye mu bantu be, Imana izabimporegewe Dawidi ndetse bikabije. Gose 2:3 murebe umurongo wa 34. Dawidi arongera avuga ngo nukuri ndarahira Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho yambujije kukugirira nabi. Iyabo utatebutse kunsanganira bwajyaga gucya hadasigaye n'umwe w'umuhungu mu bantu ba Nabali. Niki cyari gitumye Nabali yicisha umuryango we? Kandi ikintu kiri bubatangaza, ibintu Nabali yakoraga nuno munsi birahari. Ibintu bine byari byicishije umuryango wa Nabali. Icyambere umurongo wa 3 baratubwira ngo kamere ku wa 7 hariho umugabo w'Imawoni kandi ibintu bye byabaga Karumeli. Yari umutunzi cyane, yari afite intama 3,000 n'ihene 1,000. Umurongo wa 3 uwo mugabo yitwaga Nabali n'umugore witwaga Biteye. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi akagira n'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi, yari uwo mu muryango wa Kalebu. Uyu mugabo ni umukire ariko w'umunyamwaga y'inkozi z'ibibi. Reka mbabwize ukuri, kimwe mu bintu byonona imiryango, iyi ni point 1. Abantu bazamuka ari beza iyo ari abakene. Umugabo akazamuka akunda umugore we iyo bagifite bikeya. Yamara kubona imodoka ntoyije agatangira kongera ingeso. Yazamuka hejuru noneho akageza wenda aho isigaye ajya Dubai cyangwa akora ibindi bintu, kaje zarabonetse, VAT yaraguzwe, konte zaratubutse, agahinduka umunyamwaga n'umunyangeso mbi. Mujya mubibona ibyo bikaruwina umuryango, bikawonona, bigashara. Kuko hari umurongo turimo kwera ngo ntugasharirira abana. Nubona ubukire bwiyongereye, mugabo wicayemo hano ukabona ubukire bwiyongereye, ugatangira guta umugore wawe n'abana bawe, menya ngo watangiye gusharira abana bawe, ubateje ibibazo. Hari abana benshi bashaririye muri uyu mujyi, hari abana benshi bari deprime muri uyu mujyi kubera basingiriye ubutunzi batabanyina. Nabali ubu Nabali murebuze kureba, nibaza n'umuntu wari warise Nabali iryo zina umenya se yaramwangaga ngo se arakwanga akakwita nabi, ugafata umwana wawe ukamwita Nabali. Hepfo Biteye yavuze ngo nubundi erega iryo zina ngo niko ameze, ngo Nabali bivuga ubupfu. Ubundi umuntu wamwise ubupfu Nabali, umuntu agafata umwana we akamwita umupfu, yarangiza akaba umupfu Nabali. Kandi ba Nabali bamaze kuba benshi, bafite na bashiki wabo nabatije. Ubundi witwa Pascal, ushobora kugira umukobwa akitwa Pascaline, wakwita François akitwa Francine. Hari na Nabali na Nabaline, hari ba Nabali na ba Nabaline. Muri uyu mujyi umugore aricara ngo akabona ni mwiza, nka Abigail yari mwiza, nubwo ari muka Nabali ariko ntabwo ari Nabaline. Hari abagore beza agera bakajya kubwira umugabo ngo ariko ubundi ngo no kukwemera ni ngo ni favor naguhaye. Favor yo kugira gute? Ngo ariko hari nabandi bandeba neza. Bereka ibyo mbabwira byose mpora mbyumva mu biro byanjye. Umugore yigeze kubwira umugabo ngo ibyo ari byose ngo nutampaka ya hari abandi bashobora kwimana umugore n'abada, ukavuga gutyo uri imbere ya pastor. Ngo nutampaka ya ngo iki ngo hari abandi bashobora kwima Nabaline. Umupfapfa gusa. Ubuyobe bwawe n'amatama meza ntabwo ari byo bituma ugomba gusenya urugo rwawe. Hari abana banga ba nyina, hari abana nzi bagiye gushinja nyina mu rukiko, baravuga ati umva mwana Juji, ibyo papa avuga ni ukuri, papa yagiye mu kazi, mama asigara hano afite abagabo.
bandi, abana bari bo bamushinja mu rubanza rwa divorce. Nabaline usharirira abana, bana bari basharirira abana kubera iyo myitwarire, bana baline basharirira abana. Nabali, niba urimo hano ungirire neza uyu munsi, wakire Yesu. Kandi na Nabaline nawe niba uhari, nawe ukurikire muri iyo nzira. Ikindi cya kabiri Nabali yari afite, batubwiye ngo uyu Nabali yari umunyamwaga. Hari abantu b'abanyamwaga, iteka ryose yabumbuye akanwa hasohokamo amagambo atyaye nk'imyambi. Abanabaline n'abanabari b'abanyamwaga, abagore bavuga nabi n'abagabo bavuga nabi mu bintu bihahamura abana, ntibibahe ibyiringiro, n'ibyo nabyo bibamo. Bibiliya ikatubwira ngo ntimugasharirire abana banyu, ntimukarema atmosferi mbi ku buryo umwana yumva ameze nk'utuye mu myotsi ya buri kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Umwana atura mu myotsi akumva atarota igihe azavira mu rugo iwabo. Nabaline, abanyamwaga, kuvuga nabi hato na hato. Umurongo wa 14, uyu mugaragu umva, Nabali yarashariraga ku buryo n'abakozi be bari babizi yuko atagirwa inama. Umurongo wa 14, umugaragu wa Nabali aravuga, umwe mu bagaragu ba Nabali abwira Abigayili muka Nabali ati, umva, Dawidi yatumye intumwa ziva mu butayu kuramutsa databuja, ababonye Nabali arabakankamira. Umva ijambo bakoresheje, arabakankamira, ko Nabali avuga nabi. Cyose ukeneye ugishyire muri aya masengesho, kizamukane nayo, kandi we kwisengera wenyine, usengere n'abandi. Amen. Kandi mwizere yuko Imana yacu ari Imana ikora, no kubikora izabikora. Haleluya. Ibyo yakoze nibyo byinshi, niba ugejeje uyu munsi n'ibindi nabyo izabikora. Amen. Dusenge Imana. Turagushimye Mwamana yacu, n'umunezero wacu iteka ryose kuza imbere yawe. Kandi Mwami wacu Yesu Kristo waratubwiye ngo 2 cyangwa 3 nibaterana mu izina ryawe ngo uzaza uterane nabo. Turasenze ngo wime ube hagati yacu, kwajya kugendagenda muri sinagogi, ukagendagenda hagati y'abantu, ukareba abarwayi ukabakiza, abananiwe ukabahumuriza. Rekube hagati muri twebwe, turakwimitse nk'umwami wacu kandi umwami w'iri teraniro. Kandi abamarayika bawe barinde inguni zose z'uru rusengero, kugira ngo imbaraga z'umwuka wawe wera zikore uko zigomba gukora. Kandi waratubwiye ngo niduterana nk'uku nguku, ngo 2 nibahuza umutima kugira icyo basaba cyose, ngo data wo mu ijuru azagikora. Mpuje umutima na buri muntu wese ufite ikintu arimo gusengera. Reka uwaje arwaye, yaba arwaye indwara z'uruhu, yaba arwaye indwara z'imitsi, yaba arwaye indwara z'amaraso, izo mu nyama, izo mu magufwa, izo mu misokoro, izo mu nda, izo mu mihogo, uko yaba arwaye kose, reka imbaraga z'umwuka zimanukire kuri iri teraniro, za zindi zakuzuye mu bapfuye, ukagaragara uri muzima, aba arizo zikorera hagati muri twebwe. Kandi turasenze ngo waje afite ibimuremereye, Mana uzi benshi bafite ibibazo bibagoye muri iyi minsi, barasenze ariko ibisubizo byabo ntibyari byaza. Ubakomanje ubibutse yuko Imana ibakunda, kandi ko nibyo nabyo uzabibashoborera. Uruhura imitima yabo, kuko Mwami Yesu waratubwiye ngo abarushye n'abaremerewe ngo bajye baza bagusange, uzabaruhura. Uruhura ubwoko bwawe, ko duteranye nk'uku nguku habonekemo kuruka gukomeye. Rambura ikiganza kuri buri muntu wese, icyifuzo cyose cyagaragaye imbere yawe uyu munsi gishyizwe mu gitabo cy'urwibutso, kandi abantu bazabona ibisubizo byabo. Dusengeye abanyabyaha bari hagati muri twebwe, abakigenda baboshywe n'ibyaha, abakigenda baboshywe n'ubusinzi, abakigenda baboshywe n'ubusambanyi, abakigenda baboshywe n'ubwihebe, abakigenda baboshywe n'urumogi n'ibindi biyobyabwenge, abakigenda baboshywe n'inzangano n'amashyari n'ibindi byose biboha abantu. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turacagagura imigozi yose Satani abohesheje abo bantu, kandi tuvuze kubohoka kwabo. Rambura ikiganza cyawe utanga umugisha, iri teraniro ryose uritegeke urigenge. Kandi Mwuka wera turasenze ngo presence yawe yuzure urusengero, igicu cyawe gitwikira aha hantu, kugira ngo buri muntu wese abone umugisha we. Uhabwe icyubahiro Mwami Yesu, izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Nkuko twagiye tubigarukaho, turi mu gihe cyo gusoza icyumweru cyacu cya parenting, cyo kurera abana cyangwa cyo kwita ku bana. Uyu munsi inyigisho yacu nayise umutima wa kibyeyi,
wo kwita ku bana, a father heart for our children, umutima wa kibyeyi wo kwita ku bana. Kuki nongeyemo father? Buriya nimwitegereza muri Bibiliya, mumwiteho, Imana ni nzima. Nimwitegereza muri Bibiliya muzabona yuko kenshi iyi Imana ivuga ibintu byo kwita ku bana, kurera abana, ikunze kuvuga abagabo, ntivuge abagore. Namaze igihe kirekire mbyibaza, ariko nza gusanga bisobanutse. Burya umutima w'umugore iteka ryose utemba ugana aho umwana wari. Yewe mujya mubona n'abagore batabana. Giye muri counseling mu bujyanama nagiye nkora, harimo abo nahuye nabo bataye abana mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu aho ngenda. Ariko niyo umugore yataye umwana nka babandi mujya mubona babata, asigarana icyo kintu, hakavuga azakakubwira ati nataye umwana wanjye, none yanze kumva ku mutima. Ariko burya abagabo bataye abana bo rwose, n'abanyarwanda babicaga umugani ngo imfizi ntivumera. Iyo bavuze kuvumera, kwigisha abanyamujyi biragoye. Iyo bavuze kuvumera, iyi nka ibonye inyana yayo ifite ukuntu yabira, bigaragaza umunezero wayo ko ibonye inyana yayo. Ibyo nibyo bita kuvumera. Ubundi iyi nka hari kwabira, hari no kuvumera, biratandukanye. Iyi nka yabira wenda yabuze izindi, iyi nka yabira wenda yashonje, irabira gusa. Ariko iyo ibonye inyana yayo ifite ukuntu ivuga, ifite ukuntu yabira kuri special, nibyo bita kuvumera. None abanyarwanda bakavuga ngo imfizi ntivumera, niyo ibonye akanyana yabyaye ntivumera. Buriya niyo mpamvu muri Bibiliya akenshi Imana ikunda kwibutsa abagabo kuruta uko yibutsa abagore. Haleluya. No muri iki gice twasomye, mujye mu Befeso kuko ndashaka kwigisha nihuta kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Uyu munsi twagize gahunda ndende, ariko iyo gahunda yabaye ndende n'inyigisho yigira ngufi, kandi ibyo wagomba gushyiramo byose ukabishyiramo bikenda gukunda. Amen. Hari abantu bakubwira ngo iyo bafashe mikrofone ngo igihe kirahagarara cyo kirakomeza kikagenda. Ntabwo rero cyahagaze, ariko nanjye ndagerageza kugira ngo tuze kurangiriza igihe. Hano mu Befeso ibice 6 babwira abagabo ibyo bazakora, bakabwira abagore ibyo bazakora, bakabwira abana ibyo bazakora, byagera ku by'abana nanone ntibisanzwe Imana ikita ku bagabo. Ikavuga ngo umurongo wa 4 niwo turi bwigeho uyu munsi, uravuga ngo namwe base cyangwa namwe bagabo, namwe base ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Haleluya. Ni ikintu gikomeye cyane. Buriya uko tugenda twiga, ndagira ngo mbanze babwire ikintu kimwe. Iki cyumweru cyari icyumweru cya parenting, nabambagiriye nabi ntabibabwiye, icyumweru cy'uburezi cyangwa cyo kurera abana. Niba hari icyumweru twagize kitagize abantu benshi, tujya tugira ibyumweru by'amakorari, icyumweru cy'amakorari kiri inyuma, muzabona abantu bazaba ari benshi. Twagize icyumweru cya Fathers n'umuryango, abantu bari benshi. Twagize icyumweru bya Mothers mu bindi bihe, abantu baba ari benshi. Kandi mu kwezi kwa 12 tuzagira icyumweru cy'abagore, cyo ngo bafite intego y'uko urusengero bazarwuzuza, ngo tugatera n'amahema, bazaba ari benshi. Mu kwa 12 mwe mubyitegura, ahubwo mbatangiye itangazo hakiri kare, ubwo muzanyu mubyandikemo kuva ku itariki ya 12 ngira ngo kugeza kuri 17 hano bizaba binyeganyega, bazaba batwitse. Ntabwo ibi mbivuze ari urwenya, kuba baravuze ngo umugore ngo atse impano yawe, bazaba mbese bacumitse impano z'abagore, muzazireba nyuma yangaha, akazaba muzagatege yombi. Ariko bizaba hari igihe nigeze kujya ahantu pastor atera indirimbo ivuga ngo mugiye kureba ikimana igiye gukorera ahantu. Mugiye kureba ikimana igiye gukorera ahantu, abagore nibatse impano zabo, nagusa ikirere kizaba cyuzuyemo impano z'umwuka. Amen. Ariko iki cyumweru cyanyeretse yuko turangaye. Turahamagara abantu ngo dutekereze uburyo bwo kwita ku bana bacu.
ntabwo mpamya ko abenshi muri mwebwe mungana nanjye ngo muvuge muti ibyo ari byose abanjye barakuze. Niyo baba barakuze, jewe nsigaye mbibona niyo bakuze nibwo wumva umwanya wawe, kuko buriya biroroshye kurera utwana dutoya, ariko n'ubundi mwitozo kwita ku bahungu bamaze kurongora bafite ingo zakomeze zigende neza. N'ubundi mwitozo gufata ibihungu by'ibisore bigusibiro kandi byumva byuzuye ubwenge, akabwira ati ariko buriya dadi ati ngo umwana umwe yigeze kubwira abandi avuga ati kera ati nkifite imyaka 14 ati nabonaga papa ari akagoryi, yambwiraga ibintu nkumva rwose ntacyo yumva ari akagoryi, ariko ubu ngubu wongereye ku myaka muri za 35 ati papa yari improvinze cyane, ati yarakuze bidasanzwe, atasigaye vuga ibintu nkumva z'ubwenge. Hari igihe abana baba bumva ibyo babwira ari ubugoryi kubera ko we abafite ibindi yumva, ariko yazageza imbere ibintu akavuga ati ese burya papa yamenye. Ushobora kumva ukuntu papa yakuze muri iyi myaka, ati imyaka 10, ati ifite imyaka 10, ati papa yari akagoryi yavugaga ibintu by'ubugoryi, ati ariko muri no myaka 16 tisinze aho yagiye kwiga yarakuze asigaye avuga ibintu kumva kabisa birimo ubuhanga. Ntazi ko burya ari we wari akagoryi. Benshi mwicayemo hano mu rutugoryi ntimubimenye, kandi ababyeyi benshi utwo tugoryi nitwo dufite. Uri kubwira abantu aho ati jewe papa nshobora kwicungira ubuzima bwanjye, kandi ati sawa nuzagira accident nzaza kuguterura ntuzahangayike. Ariko natwe nk'ababyeyi dukeneye gutekereza ikigero waba ugezemo cyose. Jewe ngeze mu bafite abuzukuru, ariko hari ikintu ugomba gutekereza kuri buri kigero cyose. Ukeneye kunguka ubwenge bwaho ngaho ugeze. Erega no kuba umusaza mwiza nabyo ni isomo tugomba kwiga. Amagambo tugiye kwiga uyu munsi aratureba twese ikigero waba ugezemo cyose. Haleluya. Kuko hari abantu njya mbibabwira, hari abantu basaza badakuze. Halo, murimo murankurikira? Iyi nteruro muzayandike nabyo muzabyumva mukuze. Iyo mbivuga mu bamwumva ari ubugoryi, muzabyumva nimugera ku myaka muzumva yuko hari abantu basaza badakuze. Twese tugomba gutangira kwiga gukurana n'ikigero tugendamo. Ni nayo mpamvu njya nsaba abantu ba fathers na mothers na youth n'abandi ngo dutangire gukora inyigisho z'abantu mu bigero bitandukanye. Abafite abana bari hagati y'imyaka 0 n'10 bagira inyigisho zabo, kuko buriya kiriya gihe umwana bakiri mwiza. Iyo amaze kugera kuri 12 abatangiye kumva uri akagoryi, yazagera muri 20 agatangira kongera kugukenera, kuko abatangiye kubona fiance avuga ati nzakenera papa na mama kugira ngo bantwerere, bananshakira, bantahira ubukwe, banakore ku mutungo bamfashe. Yamara kugera mu rugo rwe akongera akumva agomba kubona freedom, ntuze kumurunguruka. Ubigenza ute kugira ngo ukomeze ube umubyeyi muri ibyo bigero byose? Hari ibintu tugomba kwiga kuko ntawe bitwigishije. Impamvu rero mbibabwira, impamvu abantu bataza mu biterane nk'ibi, ubwira abagabo n'abagore tumuzaze twiga uko turera abana bacu, atababira ibintu turabizi. Se ndinze ngera ntabizi. Wagera rero kuri ba basore n'inkumi bo bakumva uri akagoryi, babure muze tubigisha uko umuntu yubaka urugo rwiza. Karose buriya ngo barandi bakabona ngo genda bizi. Ubwo bunajyuwa nibwo bwamaze abantu. We muhungu umbwira ngo uzi kubaka urugo wabyigishijwe nani? Ntabyo wize muri primaire, ntabyo wize muri secondaire, na papa wawe ntabyo yakwigishije, na mama wawe ntabyo yakwigishije. Wabyigishijwe nani uretse kwigira umuhanga? Ngaho ni munsobanurire. Njya mbaza abangaba twigisha, hari igihe iyo nigishije, kuko muri kino gihe bigishwa na fathers na mothers ubwo barakoze kuturuhura. Hari igihe mpamagara nk'umuhungu mwabwa ntahagarara hano, ufite papa na mama, ati ngiye kukubaza ibibazo kugira ngo nkukuremo ubugoryi n'ubuswa. Papa na mama wawe iyo batonganye bari baguhamagara ngo uze wasiste wumva uko abantu batongana? Atoya. None se papa na mama wawe iyo baryamye bagakora bya bindi abagabo n'abagore bakora, bari bakubwira ngo tuze tukwigisha uko ibintu nabyo bigenda? Atoya.
none se papa na mama wawe barimo gutondeka iby'amafaranga yabo, hari ubwo bari baguhamagara bakakubwira ati dore amafaranga duhembwa uko angana, dore uko tuyagenza iyo ubukene bwaje, dore uko tubigenza ngo urugo rukomeze rugende neza? Hari ibyo bigeze bakwereka toya? None ibyo umbwira ngo uzi kubaka urugo wigishijwe nande? Wabyize hehe? Ubizi uti? Rero nibo ndabatera umwete ngo nidutegura inyigisho zo kurera abana. Ngaho mbwira Jado, wewe wigeze wiga hehe kurera abana? Muri primaire warabyize? Secondaire warabyize? Muri university warabikwigishije? Aho ukora hahandi hari ibyo babigisha? Wabyize hehe? Ariko twabwira ngo muze mwicare dutekereze twibaze tugiye kurera dutabana bacu, mukigira abana jyuwa ntimuze. Ndizera ko ubutaha nitwongera muzajya muze. Ibi ni ibintu bikenewe. Uyu munsi turasoza izo nyigisho, twiga inyigisho ivuga ngo babyeyi namwe base ntimugasharirira abana banyu. Ibintu kimwe cyiza n'ikindi kibi turabanziriza ku byiza. Icya mbere batubwira ngo abana bacu ntitukabasharirire, ahubwo tubarere tubahana, tubigisha iby'umwami wacu. Tubarere tubahana, tubigisha iby'umwami wacu. Ibintu bitatu: kubarera, mu yandi magambo tubagaburire, tubambike, tubohereze mu ishuri, kuko ibyo turabikora. Uretse ko harimo n'abatabikora, nkuko Edouard yahoze atubwira, hari n'ababyeyi batabikora. Turaza kubona kategori z'ababyeyi batabikora. Akabyira umwana, akabyara abana. Ahangaho tunafite n'ikibazo, kuko hariho benshi babyara abana bakabata. Hari umugore twaganiraga hano muri uyu mujyi, afite abana 6 badahuje se. Bigenda bite ngo ugire abana 6 badahuje se? Harambwa ati rero buriya hari ubuzima bwa hano bayide, buriya hari ubuzima mutazi. Ati ngewe ndahereza kuri shansi. Mujye mubona abagore muri kino gihe babahereza kuri shansi, terura ibikarayi, aterura. Ati ndahereza kuri shansi. Ati rero aba bana uko bavutse nagiye nkorana n'abagabo batandukanye. Umugabo kaza kambwira ngo ariko ngo ugira aho ucumbitse, ati wanyemereye se nkaza wowe ukajya wishyura inzu, yewe nkishyura ibiryo, ariko tukisungana. Ati ubwo tukisungana, ati shansiye yarangira akabansigiye umwana, yazasubira ku yindi hakaza undi bakajya mu bwisungane, akamusigira undi. Barinda babo 6, ntaza aho base baherereye, nabo base ntibibuka ko babamusigiye. Uyu mujyi uba mu buzima, nta nubwo ari uyu mujyi gusa, ariko yisi bakabibagirwa, ntibabiteho. Hano rero baratubwiye ngo base murere abana banyu, mubagaburire, mubambike, mubashyire mu ishuri, mwe kubyara nk'inzoka. Burya inzoka ntigibundikira abana bayo, ikikora no gutera amagi, hasigaye amagi arirwariza. Hari nubwo zishobora kuzahurira mu nzira zikarwana kandi ariyo yazibyara. Hari abantu bateye nk'izo nzoka babyara ntibarire. Unaretse nabo ngabo baba bagenda, hari n'ababa mu rugo. Ariko mbabaze, cyenda tangara cyane iyo umuntu afite urugo. Ibyo ni ibintu nirirwamo, nta mabanga ndi bumene ngo vuge ngo kanaka na kanaka. Ukagenda ukaba ufite amafaranga, ugaha umugore amafaranga 5,000 mu cyumweru, kandi buri munsi unywa byeri ugasengera. Ariko urugo rwawe ukaruha amafaranga 5,000, umugore yakubwira ati ariko se amafaranga yaranshiranye, ngo ariko se wowe amafaranga uyakoresha ute? 5,000 ugiye ku isoko nta n'icyagura. Ariko kubera ko abagabo tutajya ku isoko, atanga 5, ntatinye kurira 20 mu kabari. Yariye brochette n'abandi bari kumwe bagura na byeri, mu kabari ashobora gutanga 20 hamwe n'abajyama, mu rugo agatanga 5 ku bana 4 n'umugore. Yarangiza agatera amahane, ku cyumweru akaza gusenga. Imana ikavuga ngo bagabo, mwabonye ko hari abagabo babwira ngo murere abana banyu mubahana, vuga ngo mubakosora, mubagorora, hanyuma nimurangiza
mubigishe iby'umwami wacu. Ibintu bitatu biri bizima byiza tugomba gukora, n'ikindi kimwe tutagomba gukora aricyo ndibuze kurangirizaho. Reka mbaho isogonda. Buri mugabo wese uri hano na buri mugore atekereza urugo rwe, na buri musore na buri nkumi na buri mwana atekereza iwabo. Hari abo nshobora kuvuga gutyo ukabona bakubise amarira, kubera ko iwabo ibyo ntibihaba. Kuko hari ababyeyi babyara nk'inzoka bakigendera, ariko Imana ikavuga ngo ibyo ntibikwiriye, ahubwo murera abana banyu, mubahugure, mubakosore, mubahane kugira ngo bagende neza. Nimurangiza mubigishe iby'umwami wacu. Muzitegereze muri Bibiliya iteka ryose y'Imana ivuga. Duhera kuri Aburahamu. Imana iravuga ngo Aburahamu icyatumye mumenya, itangirira igice cya 18, ngo Aburahamu icyatumye mumenya ni ukugira ngo atoze abo mu rugo rwe kunyubaha no guca imanza zitabera. Mu yandi magambo, baba abantu bazitwara neza mu gihugu. Ubigishe kuzitwara neza mu gihugu, ubigishe kuzakora akazi batiba. Nahoze mbibwira aho twateranye muri iki cyumweru, ngiye buri hari ibintu nabonye, hari indangagaciro dukuri wacu mu rugo. Kera twiga ibintu by'ubuyobozi, kuko nibyo nakoze mu masters na doctora. Hari umwitozo bigeze kuduha, baratubwira mbere yuko wiga kuba umuyobozi ujye ubanza utekereza aho wavutse. Baratubwiraga ngo kuko hari benshi muzajya mu buyobozi mufite inzara y'ubukene mwasize inyuma, mukibagirwa ko mwabuvuyemo. Noneho hari umwitozo bavuga ngo iwanyu mwararyaga mugahaga, iwanyu mwararyaga mugahaga. Bakakubwira ngo niba mutararyaga ngo muhage, uzitonde, kuko ushobora kuzicara mu buyobozi ukajya urisha amaboko yombi, ukarya ibigabuye n'ibitagabuye. Kandi icyo naragisomye ndavuga nti yewe mbonye ikintu cyamaze abantu. Umuntu araza akazamuka agafeta amafaranga menshi, agafeta miliyoni, akagira gute, hanyuma akarisha amaboko yombi, hanyuma ribi ikamufata. Kubera iki? Hari inzara twavanye hari inyuma. Mwararyaga mugahaga. Icya kabiri cyaravuga ngo indangagaciro ababyeyi banyu bagushyizemo zari izihe? Bakaguha utuntu dutandukanye, indangagaciro zo kubaha iby'abandi. Ewe iyo nayigezeho ndavuga ndogiye mbonye ikintu cyamaze abantu. Kubera ko twebwe dukura, mama nuba aracyariho, yarakubwiraga ngo nuca ibigori by'abaturanyi, ugacukura ibijumba by'abaturanyi, ukotsa imyumbati y'abandi. Icyo gihe ariko murabizi burya abantu bakuru hari ibintu tuzi mutazi. Uzi ko icyo gihe abantu bazanaga imyumbati bakayishyira mu bintu by'ibyatsi, bagahambira umunyaga, niko babyitaga, bakayijyana muri muhaza akaba arimo bayinika, kandi ntihagire umuntu uyiba. Icyo gihe abantu ntabwo bibaga n'amasaka bayinikaga muri muhazi, ntihagire uyiba. Gusa wagira ibyago imvubu yatunga ugasanga yarayariye. Kandi muzotsa imyumbati y'abandi, ko abashumba twararagiraga bakagenda bagashombororamo imyumbati muri iyo ngiyo babaga binitse, bakayotsa y'ibivunde tukayirya. Nkahora ntinya yuko mama azankubita kubera ibijumba by'abandi cyangwa imyumbati cyangwa ibitoki. Ariko abana duturanye bakagenda babwira ababyeyi batari ko umwana wanyu yaducukura ibijumba, rwose iby'abana ntibabikora. Bikubwira ngo uwo mwana ntabwo yigeze yigishwa kubaha iby'abandi. Niyo mpamvu abize ibyiruka rya mahero murabyibuka, hari akantu kabaga muri icyo gisigo cyitwa ibyiruka rya mahero, ngo iyo utwaye iby'abandi bakuzi bakurora ntibaze barwana ngo biha agaciro, ngo uragenda ukarunda ugatwara iby'abandi, wazagera no mu buyobozi ukajya utwara iby'abandi ukumva ubyemerewe. Ariko hari umuntu wavukiye ahantu abazi ko iby'abandi byubahwa. Mubarere, mubahe indangagaciro, bakure bazi yuko iby'abandi byubahwa, udapfa kubitwara niyo wihisha utabitwara. Buriya nabaha ingero nyinshi z'indangagaciro za mama, ariko reka niyo kubitindaho. Harimo abajya bambwira atari kuvuga mama wawe ntuvuge papa wawe. Yewe papa wanjye yapfuye ndi mutoya, ntabwo nigeze mumenya cyane. Muheruka mfite imyaka 5, hanyuma arapfa nyine, nderwa na mama. Turerwa na mama ko ntabwo ari giye wenyine, yaradufite turi abana 4.
dukura icyo gihe. Rero ikintu mbabwira, hari indangagaciro ubu ngubu niyo wambitsa amafaranga cyangwa se nkanayatoragura, ntabwo nakumva ndi hareze kuyatwara, kuko hari ikintu nigishijwe cyavuye aho mvuka kimbwira ngo iby'abandi birubahwa ntabwo babitwara. Cyambwira abantu uzasubira inyuma aho nacunze imitungo y'akazi, ushobora kumbeshyera ko hari icyo nibyemo ariko sinshobora kukiba. Kubera iki? Ukuyemo nuko mfite izo ndangagaciro. Kariya gace kanyuma rakavuga ngo mubigishe iby'umwami wacu no kuba naramenye Yesu. Hari uko ngenda kutanyemerera kubundabunda. Hari abantu bagenda babundabunda. Hari agapublicité bize ejobundi amubwira ati ati musaza wawe nakubonye agenda bundabunda. Jewe ari ibintu tutagomba gukora iyo turi abagabo. Nta muntu w'umugabo ubundabunda, cyane cyane iyo wasomye iyo wigishijwe iby'umwami wacu. Twabona umuntu w'umugabo agenda bundabunda, kandi benshi mwicayemo hano murabundabunda. Murabundabunda na telefone, umuntu akicara akabanza agakilininga up telefone ngo umugore ataza kumenya ibyo yiriwemo. Ariko muzabyitondere, abagore bo nabo bizahiti urabisiba yarangiza akagenda sinzi ukuntu babicukumbura bakabigarura, akabikurura, uretse no kubikurura akabiprintinga akabyiyoherereza. Ibyo mvuga mbifitiye gihamya. Akabikurura akabivana muri bya harya mu byita muri recycle bin, akabikurayo akabyiyoherereza, yarangiza akongera akabisiba, ukabuzi yuko nyine uri safe. Urabundabunda ubabonwa n'uhagaze. Ariko isi yuzuyemo abantu kubona umuntu w'umugabo ureshya nanjye n'unsumba agenda bundabunda, ariko ntabwo mubizi yuko ngo ubu babonwa n'uhagaze. Kabundabunda uri umugabo, ariko icyo nkundira umuntu wamenye Yesu, ugenda wemye rwose, ukagenda uvuga ngo umva mada endi iyi telefone urebemo nushaka kujya muri recycle bin. Jewe nta nibyo nyansiba kuko ntabyo biribwiriza bikijyana. Usibasiba genda ubundabunda mu mwuka. Abantu bagenda babundabunda mu mwuka, ariko iyo wigishijwe iby'umwami wacu ntubundabunda. Icyo rero nicyo batubwira ngo bagabo mwigisha abana banyu, wigishe kutabundabunda, wigishe kugira indangagaciro zituma zaba umugabo ugenda wemye cyane. Amen. Ariko icyanyuma ngiye kurangirizaho kavuga ngo kandi ntimugasharirire abana banyu. Abagabo basharira, mana we, abagabo basharira, abagabo basharira. Niyo gogera muri Bibiliya Imana iratubwira ngo abana bacu tubigishe iby'umwami wacu. Nari nabahaye urugero rumwe, reka bahe izindi ebyiri hanyuma ngiye ku bagabo basharira. Mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6 baratubwira ngo abana bacu tubigishe iby'umwami wacu, ngo aya magambo ijambo ry'Imana ngo tujye turyigisha abana bacu. Mwabonye impamvu twashyize bari abana hano bakoze amateste bagatsinda, tugahamagara n'ababyeyi babo, nukugira ngo dutere ababyeyi umwete bakora iby'Imana idusaba. Umva icyo Imana ivuga, iravuga ngo mwabagabo mwe, aya mategeko ngutegeka uyu munsi. Gutegeka kwa 2:6 aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe, ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe kubera ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. Nukuvuga ngo aho ujya hose ugendere ku ijambo ry'Imana. Njye mbwira abantu bose, nkavuga nushaka kunkosora ntukambwire ngo abandi bavuga ngo abandi bakora ibi. Ugeze umbwira uti pastor, ijambo ry'Imana ko rivuga gutya ukabukora gutya. Icyo gihe rwose ntabwo bizangora kugusaba imbabazi no kuzisaba Imana. Tugengwa n'ijambo ry'Imana, indangagaciro zisumba izindi nizo dukura muri iri jambo. Hari abantu bajya bakubwira ngo rero ngo twebwe ngo umuco wacu, ntabwo uri umuco wacu. Mu byo nize nabyo narawize cyane. Umuco wacu ubamo ubucakura bwinshi. Umuco wacu kwemerera kubeshya. Umuntu arakubwira ngo ijambo wataramanye ngo buracya akaba ari ryo uhakishwa. Nkataramana na James narangiza ibyo yambwiye nkabihakishwa. Uwo ni umuco wacu. Umuco wacu twemerera gutirisha. Umuntu akakubwira ngo erega burya ngo ntawe uragiriza adakama. Iyo migani ntimuyizi ngo ntawe uragiriza adakama. Bikubwira ngo niba ndagiye
imodoka zakaza ubwenge, ubwo nzajya muzanira amafaranga nakuyemo ariko nkuremo nanjye nzikama. Ariko bari wabona abashoferi bakama imodoka barazikama nabonye n'abashinwa bazikama n'abandi barazikama, kagenda imodoka bakakuramo ikibido baburize burya nabo abagabo bafite uruhu rw'umuhondo nabo burya bakama imodoka barazikama. Burya abanyabyaha bose bahuje nyina, ntabwo bagira ubwoko. Mva numbaza jewe nabanye n'abazungu, nabanye n'abahinde, nabanye n'abanyarwanda n'abanyafrika, nako nabanye abanyabyaha bose ni bamwe, nyina ubabyara n'umwe, bose bakama imodoka barya izo baragiye barazikama. Ariko Yesu akakubwira ngo nuragira iby'abandi ujye ukiranuka. Indangagaciro z'ijambo ry'Imana banabigarukaho no mu gice cya 11, aho ngaho mu gice cya 11 muri icyo gitabo cyo gutegeka kwa 2 umurongo wa 18 akavuga ngo nuko mubike ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu babera ikimenyetso, muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu, mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu, nuko mugenda mu nzira, nuko muryamye, nuko mubyutse. Muzayandike no ku nkomanizo z'amazu yanyu no ku byugarira byanyu, kugira ngo iminsi yanyu igwirire mwebwe n'abana banyu mu gihugu iteka yarahiye basekuruza banyu ko azabaha ihwane n'iy'ijuru riri hejuru y'isi. Bivuga iki? Bivuga ngo iyo bakubwiye ngo uzayambare ku kuboko, ni ukuvuga ngo ibyo uzakoresha amaboko yawe bizabe bihuye n'ijambo ry'Imana. Uyambare mu gahanga, ibyo uzatekereza mu bwonko bwawe bibe bihuye n'ijambo ry'Imana. Uyavuge uryamye, bivuge ngo ni wawe mu gitanda no muri saro, ahantu hose ugenda habe hagengwa n'ijambo ry'Imana. Ngo kandi ibyo nubikora ngo hazavamo umugisha mwinshi kuri wowe no ku bana bawe. Haleluya! Hari umugisha mwinshi uva mu kugendera mu ijambo ry'Imana. Imana yaravuze ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi. Iyo ni Zaburi ya mbere umurongo wa 1 n'uwa 2 bavuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Nkunda uburyo Abagatolika babihinduye ngo ntiyicare mu nteko y'abaneguranye. Akavuga ngo uwo nguwo ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi, ngo ibibabi byacyo ntibyuma, ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo kandi ibyo azakora byose bizamubera byiza. Niba ushaka ko umwana wawe azakura ameze neza, akazarinda asaza, kuko Imana iranatubwira ngo buriya twebwe tugendera ku ijambo ry'Imana, ngo abakiranutsi ngo bazashisha nk'umukindo, ngo no mu busaza ngo bazagira amakakama n'itoto, ngo bazakomeza kwera imbuto zabo, ngo kuko batewe mu bikari by'Uwiteka. Iyo ni Zaburi ya 92 umurongo wa 13. Haleluya! Na Yesu ubwe yarabyivugira aravuga ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye, ngo kandi umuntu nitondera amategeko yanjye ngo nzamukunda, ngo na data azamukunda, ngo tuzaza aho ari tugumane nawe. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 umurongo wa 20 kugeza ku 23. Ayo ni amasezerano yubakiye ku ijambo ry'Imana. Kuryigisha abana bawe nibwo buryo bwiza bwo kubushyira heza, kuvuga ngo uyu mwana niyiga kugendera mu nzira z'Uwiteka, Imana izamuha umugisha. Reka ndangirize kuri iri sezerano mbere yo kwinjira mu byo tugomba kwirinda. Hari amagambo nkunda cyane. Nari mfite data boko yitabye Imana muri 2017 cyangwa na 18, ko ndumva ari 2017. Yaradutumiye aratubwira ati muzaze iwanjye mbaho umurage kuko yendaga gusaza. Hanyuma arampamagara arambwira ati kandi jewe ni wowe uzigisha mu giterane. Jewe ndi kanoni nawe uri kanoni muto, ati muri iki giterane abari uzigisha, kandi uzigishe kuri aya magambo kuko umurage nshaka kubasigira n'uyu nguyu. Zaburi 112 arayinyohereza, n'ubu nabyanditse muri Bibiliya yanyishyiraho n'itariki yayimpereye. Haravuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye, ngo urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha, ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe uhora witeka ryose. Haleluya! Iri ni isezerano ryiza. Baratubwira ngo urubyaro rw'umukiranutsi ruzagira amaboko mu isi. Niba ushaka gupositioninga abana bawe ku buryo mu gihe kiri imbere n'ikizakurikiraho bazagira amaboko mu isi nk'uko Imana ivuga, bahagarike aho Imana yavuze, aho Imana itangira umugisha, aho Imana yishimira. Erega burya mbabwije ukuri, hari ikintu maze kubona.
isi yaratubeshye. Isi irakubwira ngo nurundanya amafaranga akaba menshi ngo nibwo uzaba wibitseho umugisha. Abantu bakabirundanya, isi yarangiza ikabitwara nawe ikaguhitana. Use ntujya mubibona, amafaranga uyiruka inyuma, Satani akagutwara buhoro buhoro. Iwacu njya mbabwira hari umugabo yajyaga yiba inkoko, ariko burya ibintu byose mbyigiraho amasomo. Uwo mugabo yibaga inkoko, yari specialiste wabyo. Agafata ibigori akanagira inkoko zikagenda zikurikiye ibigori zikayimwiruka inyuma zikurikiye ibigori, hanyuma akaza kunaga ikigori kiri mu rudodo, hanyuma inkoko ikarumira. Burya ubuswa bw'inkoko, yamiraga ikigori kiri mu rudodo, ikananirwa gucira, ikananirwa no kumira, kuko kumira ntibyari byoroshye, igakomeza igasunika ikigori uko kimanuka n'urudodo niko rukurikira, yakumva bimaze gufata neza agakurura. Automatically iyo urudodo rwafashe ururimi rw'inkoko niyivuze ntibisohoka, kayifata ururimi agakurura, akayizinga ijosi agashyira mu ibaho, agashyira mu mufuka akigendera. Abantu ukagibaza ko izi nkoko ziribwa n'iki ko nta niba barisigara inyuma. Ariko naje kwitegereza sanga niko Satani agenza abantu. Satani aragutwara, ukarya ruswa uyu munsi ukabona ntacyo baye, akakunagira iyindi, ukabona ntacyo baye, akakunagira iyindi, ukabona ntacyo baye. Yamara kubona bimaze kwirundanya ku buryo niba gufata utazabihakana, akavuza induru ati nimuhurure hano umujura yamaze ibintu. Ukabona umuntu twajyaga dukomera amashyi yuko ameze neza ngo uyageze mageragere. Bose ntabwo mubibona, ariko nitwiga. Satani nuko akora. Hanyuma Imana ikatubwira ngo rero be careful, niba mushaka kuzagenda mukagera kuri, mugendere mu mategeko n'amateka y'Uwiteka. Reka ngaruke kuri iriya nkuru batubwiye mbere, kuko niyo nshaka gusorezaho, hanyuma tugasenga tugasoza. Hariya igice cya mbere badusomeye muri Samweli wa mbere, igice cya 25, urugero rubi. Batubwiramo umugabo witwa Nabal. Nabal yari afite ibintu byinshi. Icya mbere, Nabal, turimo turiga uburyo bwo kwita ku rugo rwacu rukamera neza. Nabal yari ashenye umuryango we awurangije. Niba mwakurikiye inkuru neza, inshuro zigera kuri 3 Nabal yari arimbuye umuryango we. Nabal uyu nguyu yari umukire, ngo yari atuye Mawoni, ariko urwuri rwe rukaba ku musozi wa Karumeli. Dawidi akaba ariho yahungiye. Icyo gihe abajura bajyaga baza kwiba intama n'ihene n'ibindi. Iteka ryose ahantu borora haba abajura b'inka. Iyo mworora inka haba abajura b'inka, iyo mworora ihene haba abajura b'ihene, iyo mworora intama haba abajura b'intama, iyo mufite amafaranga haba abajura b'amafaranga. Ubutunzi iteka ryose bugira abajura. Dawidi yari yarihaye intego yo kujya arinda imitungo y'Abayisiraheli, nubwo Sawuli yamuhigaga, ariko yagumye mu muhamagaro, kuko umurimo wa Dawidi wari wo kurwana intambara za Isiraheli no kurengera igihugu cye, kandi yawukoraga neza n'igihe yari impunzi. Noneho arinda intama n'ihene z'uyu mugabo witwa Nabal, ariko Nabal yari yicishije umuryango we. Inshuro 3 Bibiri bigarukaho. Reka mbibasomere twihute. Mwahageze muri Samweli wa mbere 25 ku murongo w'icyo gice wa 17, baratubwira ngo, Samweli wa mbere, umugaragu yaragiye abwira Biteye umugore wa Nabal, aramubwira ngo nuko none ubimenye utekereze icyo uri bukore, kuko bamaramaje kugirira nabi databuja n'urugo rwe rwose. Erega umuntu w'ikigoryi nk'uwo ntawagira icyo avugana nawe. Uwo ni umugaragu we wavugaga, turaza kubigarukaho. Ku murongo wa 22 birongera biragaruka. Dawidi noneho niwe ubyivuye. Ibi byavuzwe n'umugaragu, Dawidi niwe yitangiye ubuhamya, aravuga ngo nukuri nari 21, narindiye ubusa iby'icyo kigabo byose cyari gifite mu butayu, ntihagira ikintu cyose cyo mu bintu bye bizimira. Namugiriye ibyiza, none anyituye ibibi. Niburinda gucya hari umuhungu n'umwe musigiye mu bantu be, Imana izabimporegewe Dawidi ndetse bikabije. Gose 2:3 murebe umurongo wa 34. Dawidi arongera avuga ngo nukuri ndarahira Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, yambujije kukugirira nabi. Iyaba utatebutse kunsanganira, bwajyaga gucya hadasigaye n'umwe w'umuhungu mu bantu ba Nabal.
Niki cyari gitumye Nabali yicisha umuryango we? Kandi ikintu kiri bubatangaza, ibintu Nabali yakoraga n'uno munsi birahari. Ibintu bine byari byicishije umuryango wa Nabali. Icyambere, umurongo wa 3 baratubwira ngo kamere kuwa karindwi, hariho umugabo w'Imawoni kandi ibintu bye byabaga i Karumeli. Yari umutunzi cyane, yari afite intama 3,000 n'ihene 1,000. Umurongo wa 3, uwo mugabo yitwaga Nabali n'umugore witwaga Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi akagira n'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi, yari wo mu muryango wa Kalebu. Uyu mugabo ni umukire ariko w'umunyamwaga inkozi z'ibibi. Reka mbabwize ukuri, kimwe mu bintu byonona imiryango, iyi ni point 1. Abantu bazamuka ari beza iyo ari abakene. Umugabo akazamuka akunda umugore we iyo bagifite bikeya. Yamara kubona imodoka ntoyije agatangira kongera ingeso. Yazamuka hejuru noneho akageza wenda aho isigaye ajya Dubai cyangwa akora ibindi bintu, kaje zarabonetse, VAT yaraguzwe, konte zaratubutse, agahinduka umunyamwaga n'umunyangeso mbi. Mujya mubibona ibyo bikaruwina umuryango, bikawonona, bigashara. Kuko hari umurongo turimo kuvuga ngo ntugasharirira abana. Nubona ubukire bwiyongereye, mugabo wicayemo hano ukabona ubukire bwiyongereye, ugatangira guta umugore wawe n'abana bawe, menya ngo watangiye gusharira abana bawe, ubateje ibibazo. Hari abana benshi bashaririye muri uyu mujyi, hari abana benshi bari deprime muri uyu mujyi kubera basingiriye ubutunzi batabanyina. Nabali, ubu Nabali murebuze kureba, nibaza n'umuntu wari warise Nabali iryo zina, umenya se yaramwangaga ngo se arakwanga akakwita nabi, ugafata umwana wawe ukamwita Nabali. Hepfo Abigayili yavuze ngo nubundi erega iryo zina ngo niko ameze, ngo Nabali bivuga ubupfu. Ubundi umuntu wamwise ubupfu Nabali. Umuntu agafata umwana we akamwita umupfu, yarangiza akaba umupfu Nabali. Kandi bana benshi bafite n'abashiki wabo nabatije. Ubundi witwa Pascal, ushobora kugira umukobwa akitwa Pascaline, wakwita François akitwa Francine. Hari na Nabali na Nabaline, hari ba Nabali na ba Nabaline. Muri uyu mujyi umugore aricara ngo akabona ni mwiza, nka Abigayili yari mwiza, nubwo ari muka Nabali ariko ntabwo ari Nabaline. Hari abagore beza agera bakajya kubwira umugabo ngo ariko ubundi ngo no kukwemera ni ngo ni favor naguhaye. Favor yo kugira gute? Ngo ariko hari n'abandi bandeba neza. Bibereka ibyo mbabwira byose mpora mbyumva mu biro byanjye. Umugore yigeze kubwira umugabo ngo ibyo ari byose ngo nutampaka ya hari abandi bashobora kwimana umugore n'umugabo, ukavuga gutyo uri imbere ya pastori. Ngo nutampaka ya ngo iki? Ngo hari abandi bashobora kwimana Nabaline. Umupfapfa gusa. Ubuyobe bwawe n'amatama meza ntabwo ari byo bituma ugomba gusenya urugo rwawe. Hari abana banga ba nyina, hari abana nzi bagiye gushinja nyina mu rukiko, baravuga ati umva mwana Juji, ibyo papa avuga ni ukuri, papa yagiye mu kazi, mama asigara hano afite abagabo bandi. Abana bari bo bamushinja mu rubanza rwa divorce. Nabaline usharirira abana, ba Nabali basharirira abana kubera iyo myitwarire, ba Nabaline basharirira abana. Nabali, niba urimo hano ungirire neza uyu munsi, wakire Yesu. Kandi na Nabaline nawe niba uhari, nawe ukurikire muri iyo nzira. Ikindi cya kabiri Nabali yari afite, batubwiye ngo uyu Nabali yari umunyamwaga. Hari abantu b'abanyamwaga, iteka ryose yabumbuye akanwa hasohokamo amagambo atyaye nk'imyambi. Aba Nabaline n'abanabali b'abanyamwaga, abagore bavuga nabi n'abagabo bavuga nabi mu bintu bihahamura abana, ntibibaha ibyiringiro. N'ibyo nabyo bibamo. Bibiliya ikatubwira ngo ntimugasharirire abana banyu, ntimukarema atmosfere mbi ku
ku buryo umwana yumva ameze nk'utuye mu myotsi ya buri kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Umwana atura mu myotsi akumva atarota igihe azavira mu rugo iwabo. Nabal na Baline, abanyamwaka, kuvuga nabi hato na hato. Umurongo wa 14, uyu mugaragu umva, Nabali yarashariraga ku buryo n'abakozi be bari babizi yuko atagirwa inama. Umurongo wa 14, umugaragu wa Nabali aravuga, umwe mu bagaragu ba Nabali abwira Abigayili muka Nabali ati, umva, Dawidi yatumye intumwa ziva mu butayu kuramutsa databuja, ababonye Nabali arabakankamira. Umva ijambo bakoresheje, arabakankamira, ko Nabali avuga nabi. Umva mbabwire bene data, nukira uzashaka uburoso bwoza mu kanwa amagambo yawe, ntukavuge nabi ngo nukukize. Hari abantu ubona gukira bibatera kuvuga nabi, bikabatera kwishongora, bikabatera kuvuga utari ko byagutwara iki uvuze neza ko ntacyo bitwara. Amagambo akomeretsa. Umva hano umugaragu we niwe wakoresheje ngo yababonye arabakankamira. Kumva umukozi wawe avuga ngo databuja arakankama. Nabal na Baline, abadamu rero na Baline mu gikoni burya sasa it's very tough. Ariko burya ntangarira abagore, abantu mukankamira, abantu musigira abana banyu. Urakankamira umuntu uri bumusigira umwana wawe. Ese reka nkuremo n'abana, urakankamira umuntu ari buteke ibiryo akakugaburira n'umuryango wose. Abakozi bo mu rugo muri abana beza, kimwe nuko abagore ari abana beza. Umugabo akubita umugore yarangiza akaryamana nawe agasinzira. Nabal, jewe nakubise umugore nakwimuka. Buriya abagore n'abana beza kimwe n'abakozi bo mu rugo. Umuntu akubita umugore yarangiza akamuryamira iruhande, ugatuka umukozi yarangiza akakugaburira ukabirya. Ubwo ni ubu Nabal, kandi bikurura gusharira. Burya abakozi benshi bo mu rugo bafite umushari batajya bababwira. Reka nkomeze, ubwo twavuga kuri Nabal. Reka mbabwire, uretse no gusharirira abakozi, mpamya yuko na Abigayili umugore we, tekereza ahantu umugore w'umuntu. Murongo wa 25 uvuga ngo, ndakwinginze nyagasani, we kwita kuri icyo kigoryi Nabal. Umva, umugore wawe nageze ahantu abwira umuntu ngo, umva, uriya mugabo wanjye ntukamwiteho kuko ni ikigoryi cyabigize umwuga. Ngwerega uko yitwa niko ari, izina ni ryo muntu, Nabali ni ryo zina rye, kandi ubupfu niyo kamere ye. Bintu murumva bitaremereye. Nabal na Baline. Reka ndangirize ku cya gatatu cyarangaga Nabali. Mujye ku murongo wa 36 37. Nari kubivugaho byinshi ariko amasaha yagiye ko tugomba gutaha. 36 muri icyo gice ngo, nuko Abigayili asubira kwa Nabali, avuye guhendahenda Dawidi, yamwuruye, yamuturishije, ibyo kubica ntibikibayeho. Hanyuma atashye usanga Nabali doesn't care. Ngo nuko atashye asubira kwa Nabali, asanga yatekesheje iby'ibirori mu nzu ye nk'ibirori by'umwami byose, kandi anejejwe umutima nuko yasinze cyane. Icyo cyatumye atagira icyo amubwira. Umugore avuga ati, serious, uno mugabo yasinze n'akaga twari turimo. Ariko mujya mubibona, hari umugabo utaha urugo rwe rushonje, iwe abana bambaye ubusa, iwe abana baraye ubusa, iwe minervari ntabwo zarishywe, iwe no kwishyura inzu ntiyishyuwe, ariko agataha yanezerewe. Ariko gihebye mubwira, ubu ngubu kibazo umuntu nk'uyu nguyu ngo ataha yanezerewe. Abigayili amurebye aravuga ati, n'ubundi niyo namubwira ntacyo ari bwumve. Noneho bukeye, umurongo wa 37, bukeye mu gitondo Nabali asindutse, umugore we amutekerereza uburyo urugo rwari rurangiye. Aravuga ati, rwose sheri, buriya uzi ibyo wakoze?
ubuza akaga wari wadushyizeho. Abimubwiye yasindutse, umutima uraraba aba igiti. Hahise iminsi 10 Uwiteka akubita Nabali arapfa. Nubwo Nabali yararimbuye umuryango Abigayili akawucungura, ariko ntabwo Nabali yacunguye, yarapfuye azize ubu Nabali. Kumugore aramubwira ati rwose noneho aho wari wagejeje it's beyond. Erega burya gupfa so gupfa bakaguhamba, hari n'abapfuye bahagaze. Muzasome cyangwa mukurikire kuri YouTube, mukurikira amakuru, mukurikira iki. Hari igihe abantu ngo inzogo yikura mu kibindi cyangwa mu gacuma, niko abanyarwanda bacaga umugani, akagukura mu bagabo. Cyongera nibaza, murakurikira abakunzi b'inzoga murimo hano, murakurikira? Do you read the news? Mujya musoma amakuru, mujya mutega amatwi mukumva? Sheho ukabona umuntu exactly ibyo murambabwira, ukabona abantu bameze nk'imbeba. Imbeba yagiye akamashu karayikubita, irataka, ibwira izindi iti ndapfuye, akamashu kamfashe. Bugacya mu gitondo ikishe ya mbeba kikica n'izindi. Inzoga zafasha umugabo ziramusebya, zafasha umugore zimwambika ubusa. Muzagende muri Kigali nimugoroba, abakobwa murimo hano, uzi kubona umwana w'umukobwa nijoro yayobewe aho ataha,